Gatete yatangiye gukorakora ku bibero bya Gaudence agenda amukorakora kandi mu buryo rwose bwo gukarisa. Bicaye mu cyumba bonyine rwose urabona ko bari mu rukundo pe, uburyo bicaye, uburyo barebana n'uburyo baganira. Muri ako kanya Gatete abaza Gaudence ati ase sheri ni ukubera iki koko buri gihe nkusaba ukanyina nkureba ukuntu nabaye, kuko nta n'impuhwe wangirira? Nawe ndeba pe, itegereze hano ku ikabutura yanjye, kuko sheri nta n'impuhwe wangirira? Basi byibuze bwa rimwe umpe nanjye numva ukuntu kugira umukunzi bimera. Gaudence ariruhutsa arangije areba umukunzi we mu maso aramubwira ati erega sheri nta bundi bugome nanjye mba mbikorana, none songe ntabwo mba mbishaka. Reba ukuntu nanjye mba nifuza yuko nkoraho, mba nshaka yuko dusomana, nanjye mba numva mbishaka pe, kuko ndagukunda. None se ubu tuvuge yuko isaha yose tumaze twicaye hano unkorakora ku mabere, ukora ahantu hose, urumva njyewe ntagushaka? Ariko ndareba nkavuga nti si ubu koko Gatete aramutse anteye inda mana yanjye, twese turi abakozi bo mu rugo, byagenda gute? Sheri nkumva ngize ubwoba, ariko ni ukuri nanjye mba ngushaka. Nuko Gatete arangije areba Gaudence araseka, arangije aramubwira ati ariko sheri ntawe rero ntukigire agaturage ngo ukabye. Ubu se koko urareba ukabona ndi ikigoryi cyo kugutera inda ntabipanze? Udukingirizo se tubereyeho iki? Yego wenda nonaha ntako mfite, ariko njyewe nanakurongora umwaka wose nkurongorera aho ngaho kandi singutera inda. Hari uburyo nyine umusore iyo yumvisha agiye kurangiza yikuramo akazimena hano hanze, wowe nyizera basi bwa rimwe umpe pe, ni ukuri ndakwinginze. None se ubu koko ugira ngo njye gushaka abandi bakobwa koko dukundana? Nuko kandi uko Gatete akomeza gutereta yisabira, ni nako akomeza kugenda akorakora kuri uwo mukobwa. Gusa Gaudence nawe yabishatse pe, uburyo ari kuvuga mu mvugo yoroheje cyane, yaba indoro ari gutereka amaso, urabona ko rwose nawe afite irari pe, arabishaka. Bombi ni abakozi bo mu rugo, umwe ashinzwe kurera abana, undi ashinzwe imirimo yo mu rugo isanzwe nko koza, guteka, gukoropa. Umukobwa akaba ashinzwe kurera abana. Ni mu masaha ya saa yine, akazi ka mu gitondo gasa nkaho karangiye, abana bagiye ku ishuri, maze abakozi bombi uko bari babiri baragenda biyicarira mu cyumba. Uwo mwanya Gatete yatangiye kuzamura agapira k'umweru Gaudence yari yambaye. Gaudence nawe aramwemerera pe, azamura amaboko ngo ako gapira bagakuremo. Ariko bya bindi by'abakobwa namwe murabizi, Gaudence yakomeza kwivugishwa ubugambo. Sheri si ubu koko unkuyemo? Maze ndumva mfite ubwoba. Nuko Gatete tayaragera no ku ijipo ayimukuramo umukobwa akiri muri mfite ubwoba. Amaze kumukuramo ijipo ajugunya hariya. Nuko Gatete akimubona ubwambure n'agakariso keza yari yambaye k'umutuku, arangije aramubwira uti sheri sha wambaye agakariso keza, uzi ko neza byahuriranye n'uko ari kuri Saint Valentin? Mbega agakariso keza k'umutuku kabonerana, mpana we sha ndagakunze pe. Uwo mwanya umusore nako yaragakuruye agakuramo. Gaudence n'amasoni menshi dore ngo arahita bumba agashyiraho ikiganza. Gatete arangije aramuseka aseshere nk'ubwo uri kumpisha iki koko? Erega humura ndi mukuru ntacyo nazi. None se ubu koko kuraho ikiganza nirebereye, ibyiza bitatse umugore wanjye kuraho. Gaudence ati shasheri oya pe ndumva uri bonseke, uzi igihe narukira kogosha sha mperuka kera mana we, ndumva mfite isoni. Ku mwanya Gatete ahita ahaguruka ati
hano se ko mfite umukase nanuze n'aka kantu bogoshesha ubwanwa ahubwo reka nkogoshere. Uwo mwanya Eric Gatete mu guhaguruka yahise azana Jirete n'umukasi, ndetse muri ako kanya ubwo yari ahagaze yahise akuramo byose. Arangije ahita abwira Gaudence ati none se njye urabona ntabifite? Nanjye ndabifite, rega ibi ni ibintu bisanzwe. Ako sheri nawe wizanishwa ibintu by'ubusoni, ahubwo sheri n'ubundi mabuja araza nimugoroba, urabizi kuwa mbere ataha atinze, hafi aba ari saa yine. Databuja nawe nuko nguko ataha saa tatu. Uyu munsi twirirwane tugirane ibihe byiza, ibyana byabo n'ubundi birava kwiga saa 9 saa 10, reka tujyane ibihe byiza. Uyu munsi ni ku munsi w'abakundana, ahubwo sheri urambanza cyangwa ndakubanza. Gaudence kubera amasoni sheri nanjye ndakubanza, ntabwo nshaka yuko mbanza, ni njyewe ugiye kukubanza. Gaudence yahise afata iyo makasi n'iyo Jirete, nuko Gatete araryama agarama ku buriri. Gaudence yaje hejuru ya Gatete aratangira aramwogoshera, ari nako agenda amukora ku bugabo bwe. Arangije aramubwira uti ako sheri sha, nubwo tugiye kubikora njye nifitiye ubwoba, noneho reba runo runtu, reba ukuntu rungana, reba ukuntu rureshya, kandi njyewe kuva navuka maze kubikora kabiri konyine, sha nyine mfite ubwoba, nubwo nyine uri kubona napfuye kubyemera ariko mfite ubwoba. Gatete araseka, arangije aramubwira ati ariko ufite ikihe kibazo? None si nini siyo nziza? Kandi wowe humura, rega ntabwo iryana, iterwa n'umuntu wabigukoreye. Sheri njyewe ngiye kubigukorera neza ku buryo nta kibazo na kimwe, ndakurongora neza pe, kandi unyizere ndabikwijeje, ndakurongora neza ntugire ikibazo. Nuko Gaudence yatangiye kumwogoshera, araharura pe amaraho, yewe aramanuka no munsi ku ntoryi hose arogosha amaraho. Amaze kumwogosha Gatete yarahagurutse, nuko Gaudence nawe ahita aryama aho ngaho Gatete yari abyutse, nawe yahise aharyama. Gatete arabanza yitegereza Gaudence uburyo ateye. Gaudence ati ese sheri nk'ubwo urimo urareba iki, waje uri kuntera isoni, waje ugakora ibyo ukora, njyewe uratuma niyambarira. Gatete ati shaka ukore ku Imana ikunda abagabo. Sheri Imana ikunda abagabo, ndi kureba ukuntu uteye neza, amataye, ibintu, amabere, niyo mpamvu uri kubona natinze, numvaga nshaka kubanza kukureba, ariko nta kibazo, reka nkukorera ibyo nkukorera niba ndimo ndagutera isoni. Nuko Gatete yaciye bugufi aratangira yogoshera Gaudence. Kogosha ku bagore biragora, hari aho bisaba guhengeka, hari aho bisaba kubeyura, hari aho bisaba gufungura neza. Uko agenda amwogoshera amukoraho, niko Gaudence agenda ashira cyane, yumva abishaka cyane kurushaho. Ibyo byararangiye, umwanya bahita bazana utuzi baritawaza kugira ngo imisatsi ibaveho, tutaza kugenda bubajomba. Barangije kwitawaza, nuko basubira ku buriri baricara batangira gukorakoranaho, noneho bategurana, dore ko bombi bari babyemeranye ko bagiye kurongorana. Batangiye gutegurana, buri umwe akora kuri mugenzi we. Gaudence
Gaudence yagerageje kumukora mu gatuza, akamukora ku tunyonyo, akamanuka akamukora ku bugabo bwe, nuko Gatete nawe agerageza gukora kuri Gaudence haba ku mabere, kumanuka ukagera ku bintu, ndetse ni nako Gaudence akomeza kugenda abwira Gatete ibintu akunda, ati rwose sheri aho ngaho ni byiza, ndumva biryoshye. Barateguranye nko mu minota nk'icumi, Gatete arangije abwira Gaudence ati shasheri noneho ndapfuye pe, ndapfuye, ndumva meze nabi, mbabarira pe, n'ubundi nawe ndabona wabishatse. Gaudence ati ngaho gwino hejuru nta kibazo bikore, ariko sheri tubyumvikaneho, ni gahoro sibyo, ni ukuri kw'Imana umbabarire, dore ufite ibintu binini, njye n'ubwa mbere mbonye umuhungu ufite ibintu bingana gutya, ni ukuri ni ubwa mbere mbonye umuntu ufite ibintu bingana gutya, nifitiye ubwoba, umbabarire ntumbabaze. Gatete ati wowe humura. Gaudence yafunguye amaguru, Gatete nawe n'ifemba ryinshi rwose araza atangira kubikora, ndetse rwose gake gake pe nk'uko yabimusabye, akajya yifata akabanza akayikoza inyuma. Buriya ntabwo kurongora neza ari ugucumita n'imbaraga nyinshi cyangwa se huti huti, yarabanje arayifata agenda ayikoza hano inyuma kuri rugongo, kuri utwo tuntu tw'inyuma nyine, aramurongora pe, aramurongora gake gake aza kugeraho ayikubitamo yose. Bararongoranye ku buryo bagize ibihe byiza cyane. Hashize iminota nka 20 barongorana, nibwo Gaudence yisabiye umusore kumufasha kurangiza, aramubwira ati shashiri biriya bintu urimo urakora numvaga biryoshye, uzi ko numvaga ngiye kurangiza. Gatete ati kuri nayo ndimo ndagenda nyikubita hano gutya inyuma se? Gaudence ati yego mbabarira ubikore, ndumva ameze nabi. Gatete yarongeye amukorera ibyo yari amukoreye mu minota rwose nka 25, Gaudence yararangije. Nuko Gatete nawe agerageza gukora ibyo akora, agiye kurangiza nibwo yakuyemo arangiriza hanze. Uwo mwanya barangije gukora ako gaturo bahise bisinzirira, ngo ni ku munsi wa Saint Valentin, ni umunsi w'abakundanye, dore ngo abakozi babiri bombi bariryamira. Bongeye kwicura mu masaa 6 z'amanywa. Gaudence arebye kuri telefone abona saa 6 zageze, ahita akangura Gatete ati sheri byuka sha, saa 6 zageze, reka njye gufura imyenda y'aba bana bazambara ejo, noneho nawe uteke hakiri kare tunirire. Gatete arangije ahita afata ikiganza cya Gaudence aramubwira ati none se sheri ugiye kugenda ukanansezeye ko wagiye ureka, ntuzi ko kamwe kishe umugabo, yongera kandi kamwe ubundi tujya mu mirimo sibyo? Cyako sheri nawe urakabya, urashaka kandi gaturo nonaha koko? Kame ni ukuri, ubundi ugira ngo aka kabiri ni iminota ingahe? Iminota nta nubwo ndi burenze iminota 10 rwose. Gaudence ati aha ubwo nyine n'ubundi kugira nanjye utansondeka ubwo tumara iminota nyine ifatika nk'iyo n'ubundi twakoze, reka tugere vuba ubundi tubone guhita tujya mu mirimo twese. Barongeye barategurana muri ako kanya, bamaze gutegurana buri umwe yari amaze kumenya ibyo mugenzi we akunda, undi yamenye ibyo mugenzi we akunda, ku buryo kumutegura bitagoranye. Barateguranye nyuma y'iminota nk'icumi, Gatete abwira Gaudence ati sheri noneho ugiye kujya hejuru, nawe ugiye kujya hejuru ukanyongera, dore nanjye iya mbere ninjye wayikoze. Gaudence
Gaudence ati bintwaye iki se? Yarahagurutse arangije kuko arayifata yicaramo naho akora ibyo ashoboye nyine. Birangiye rero bagiye mu mirimo nk'ibisanzwe, bakora imirimo yo mu rugo nk'abakozi bo mu rugo, ku buryo uwo munsi nta n'uwamenye ibyabaye. Nuko iminsi yarakomeje irihirika. Hashize ibyumweru 2, Gaudence ubwo yararangije akazi ke, dore ko akazi ke rwose ni ugutunganya abana gusa, bakimara kujya ku ishuri akazi ke kaba karangiye. Yarasohotse ageze hanze akubitana na Gatete ubwo yari abyutse nawe asohotse hanze. Gatete yari akenyeye akantu k'akayesume konyine, hejuru yambaye agatuza. Dore ngo bombi bakigera hanze barahuza amaso, nuko ubwuzu bose bukabataha. Uwo mwanya Gatete yahise abwira Gaudence ati si ubwo waje ukansuhuza koko, ngwino umpobere basi, uzi ko ntaheruka kuguhobera. Gaudence ati shaki ukoze sheri nanjye ndagukumbuye. Gaudence yamanutse yihuta, uwo mwanya ahita amugwamo barahoberana pe. Nuko bamaze guhoberana Gatete abwira Gaudence ati nise sheri, nise se abana se bagiye ku ishuri? Ntinsure nyine iminota nka 20 tongera wigire mu mirimo. Gusa Gatete yitegereje Gaudence abona ntabwo yishimye. Arangije aramubaza ati sheri ko mbona utanezerewe byagenze bite? Ntabwo nkumbuye? Genda umva ngo kumbuye byatari. Gaudence ati sheri mfite ubwoba kubera ko ubu kano kanya tugeze tariki 2 kandi njyewe njya mu mihango tariki 25. Aho niho waba waranteye inda sheri ubwo duheruka kubikora? Gatete araseka akoze ko ndareka nkubaze kuki ugira ubugoryi bwinshi mani? Nuko Imana sheri ndagukunda ariko ugira ubugoryi kubizi ko narangirije hanze wabyiboneye. Ikibazo ufite ni iki? Ngaho ngwino nyine umpa kandi kanyuma kandi gaturu ka mu gitondo, ubundi duhite tujya kuri farumasi njye mu kanya ninjya guhaha imiti imanukana agateste dupime turebe. Njyewe ndabizi neza 100% kurasanga nta kibazo. Gaudence ati waretse se basi nkaguha tuvuye kukazana tumaze no gupima basi nkakiguha neza, uragira ngo nguhe nabi? Gatete ati ngono utimpa uko kiri ntari buraza kunyongera kandi tuvuye ku muhanda mvuye kukazana. Bahise binjira mu cyumba, bamaze kwinjira mu cyumba nuko nta kindi cyakurikiyeho, batangiye gukarisanya. Uwo mwanya Gatete ahita amukubita agaturu kihuse cyane keza cyane ka mu gitondo. Gusa Gaudence ntabwo yari afite ubushake pe. Ibyo birangiye Gatete yahise abwira Gaudence ati ngiye kujya ku muhanda guhaha, ndahita nshana kuri farumasi nkamanukane, hano mfite 500, wowe ntugire ikibazo sibyo? Gaudence yasigaye aho ngaho, nuko Gatete ajya guhaha. Nyuma y'iminota nka 30 Gatete yaragarutse, nuko arangije ahamagara sheri we Gaudence. Gaudence yaraje azazanye akantu k'agacupa gatoya kavuyemo amavuta ariko yari yakogeje neza. Nuko amaze kukazana akuramo agakariso, arangije anyara muri ako gakombe. Uwo mwanya Gatete nawe yari yarangije gupfundura ka gateste ahita akanagamo. Uwo mwanya Gaudence kubera ubwoba bwinshi no kwihangana ngo ategereze igisubizo byaramunaniye, asohoka yirukanka aragenda yicara hanze, umutima uri gutera vuba. Uwo mwanya Gatete yarunamye agakuramo, akigakubita amaso isura irahinduka kuko yabonye hariho uturongo 2 dusobanuye ko Gaudence atwite. Byaramucanze, arangije asohoka hanze nawe ari gukanaguzwa.
Gaudence aho yari aho hanze akimukubita amaso yahise amenya igisubizo kivuye muri ako gatesite. Gaudence yaje arira ahita ahobera Gatete aramuhumuriza aramubwira uti sheri humura, ariko ndagira ngo banze umbwize ukuri, kuko nta wundi musore mwaryamanye ko njye narangirije hanze wanabyiboneye? Gaudence ati kuva nagera inaha muri uyu mujyi nta n'umuhungu n'umwe urandongora, ahubwo buriya cya gihe hashobora kuba hari izagucitse zikajyamo ntubimenye. dore ngo bose birabacanga. Bimaze kubacanga, Gaudence yabajije Gatete ati none se sheri, kariya impamvu nangaga kuryamana nawe, ubu noneho turabigenza gute? Nawe urabibona yuko wanteye inda, turabigenza gute koko? Nawe mbabarira umbwire. Gatete yabwiye Gaudence ati wowe nk'igihe nk'icyumweru kimwe ndaza kukubwira umwanzuro ukuntu turaza kugikemura kino kibazo, humura. Gaudence byaramucanze ariko aratuza. Nuko umunsi wakurikiyeho bwarakeye mu gitondo nk'ibisanzwe, Gaudence ajyana abana ku ishuri ategereza ko Gatete ari bubyuke, araheba. Bimaze kugera mu ma saa 5 z'amanywa nibwo yagiye kumukomangira. Gaudence we mu busanzwe arara mu nzu yo kwa nyirabuja, ariko Gatete we Gaudence we arara mu nzu ariko Gatete arara muri annexe hanze. Gaudence yagiye kuri cya cyumba cya Gatete akomanze abura umukingurira, niko gusunika urugi abona harafunguye. Akinjiramo mo imbere yakubiswe n'inkuba kuko yasanze Gatete ntawe ukiri muri iyo nzu, yewe n'ibintu bye byose yabijyanye. Umwana w'umukobwa isi yamwikaragiyeho imufungiraho amaferi. Muri ako kanya nta kindi yahise akora, yahise afata telefone